IF. Kivuga izi mpine, benshi muri mwe muhise mutekereza icyo bivuze mu magambo arambuye, ndetse bamwe babonye ibisubizo bike cyangwa byinshi bitandukanye bihuye cyangwa bidahuye n'iby'undi. Bamwe batekereje indeterminate form yo mu mibare, abandi batekereza if ikoreshwa mu rurimi rw'icyongereza, abandi immediate frequency yo muri communication, isolation function na intrinsic factor bikoreshwa muri physique n'ibindi byinshi. Gusa njyewe nashatse kuvuga kuri IF, Iraguha Faustin. IF ku itariki 14 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1900, ababyeyi bamwe bo muri Kigali Kimisagara bibarutse umwana w'umuhungu bahitamo kumwitira Rwa Faustin. Nyuma y'imyaka mike cyane, uko uyu musore yakuraga agwiza ubwenge n'imbaraga, ni nako yahisemo kujya kurahura ubumenyi. Atangira amashuri ye muri primaire Kamoza, akomeza secondaire muri groupe scolaire Dando de Remera Rukoma. Kuri ubu akaba ari kwiga muri IRK campus ya Kigali. Nyuma y'amasomo, Iraguha Faustin akomeza akorera akazi ke ka buri munsi muri Kigali. Kuva mu bwana bwe, Iraguha Faustin yakuze afite inzozi zo kuzavamo umuntu ukomeye ndetse n'umuhanga mu bya ICT. Urugendo rurakomeje ngo agere ku byo yiyemeje. Sinasoza ntavuze ko uyu musore ari mukunda abantu, ndetse akaba akunda gusoma ibitabo. Kwigirira icyizere no gukora cyane iteka bikuzanira intsinzi. Ayo namwe mu magambo yatangajwe na Iraguha Faustin, kandi kuri ubu akaba ariyo agenderaho. Uyu musore yigirira icyizere ndetse akora cyane. Twinjiye mu by'urukundo, ubushakashatsi bwinshi buracyakorwa ngo hamenyekane niba Iraguha Faustin yaba afite umukunzi cyangwa atamufite. Nasoza mbabwira ngo ganira nawe aguha inama nyinshi zagufasha mu buzima.